Nguhaye ikaze kuri Irumva Sport and Entertainment, byacu no kubagezaho amakuru y'imikino ndetse n'imyidagaduro. Reka twigendere ku gisata cy'imyidagaduro uyu munsi. Uwitwa Alyne Sano yatangiye icyumweru adutwika, gusa nyine abakurikira imbuga nkoranyambaga nabo ntibamworoheye kuko bakomeje kumusukaho amagambo agiye atandukanye. Ntuze kujya kure gusa wowe, turaje turareba na comment abantu bari kugenda bashyira hanze kuri uyu mukobwa. Ndagaruka kandi nkubwira ko uwitwa Phil Peter kera kabaye, igihe mwavugiye, igihe mwamuhereye, ubu ngubu ari mu myiteguro yo kurongora umwana w'umudiaspora. Ibyo nta handi wabikura, ni hano kuri Irumva Sport and Entertainment. Ntwibagirwe gukora subscribe. Kuri uyu wa mbere ku itariki ya 18 gutyo nibwo witwa Alyne Sano, uyu ni umwe mu bahanzikazi dufite hano rwose babikora neza cyane, yagize atya ajya kuri Instagram asangiza abamukurikira kuri uru rubuga amafoto yibereye ku mucanga rwose, yambaye ibyo bita bikini, ikariso n'isutiye. Byitwa bikini ku bantu b'abasirimu, ariko abatari abasirimu nkatwe nyine ubwo tubyita ikariso n'isutiye. Ni amafoto agera kuri 3, 4, 5, 6, aka 7 ko kakaza ari akavideo kagufiya ariko byina nyine acugusa ikibuno nka kumwe kwa Taylor, ariko abikora amasegonda makeya gusa. Alyne Sano rero yagize atya apostinga aya mafoto, ahita yandikaho inyuguti 3 zonyine, inyuguti ya O, inyuguti ya M n'inyuguti ya G, ashyiraho udutangaro 4. Ubundi abantu sukumanuka bavugana kari murori, abavugisha amagambo menshi agiye atandukanye. Nayo turaza kureba kuri comment nyine aba bantu bagiye bavuga kuri Alyne Sano. Aya mafoto rero Alyne Sano yayafashe mu mpera z'iki cyumweru, muri weekend nyine, mu mpera z'icyumweru dusoje muri weekend, ari ku mucanga hariya muri Tanzania, aho yagiye ajyanwe na gahunda yo gufata amashusho y'indirimbo yakoranye n'umuhanzi waho witwa Louis. Ndumva ari Louis, ntago nibeshye, yitwa Louis. Ni umwe mu bahanzi bagezweho hariya muri Tanzania. Ntabwo ashininga cyane, ntabwo twe tumuzi cyane, ariko abakurikirana ibintu bya muzika rwose nta kuntu baba batamuzi. Yitwa Louis rero, yakoranye indirimbo na Alyne Sano. Iyi ndirimbo bakoranye ikaba izanasohoka kuri album ya Alyne Sano. Already album yarasohotse, ariko ikitarasohoka ni amashusho y'indirimbo zose ziyiriho. Muri izo ndirimbo rero zaba ziri kuri iyi album plutôt, harimo n'ingiyi Alyne yakoranye n'uyu mutipe witwa Louis. N'umujama rwose ndabona ari umutipe nawe ubirimo neza. Yamamaye cyane mu ndirimbo yitwa Hennessy, yasohotse mu myaka nk'ibiri ishize. Rero bari mu gikorwa cyo gufata amashusho y'iyi ndirimbo ku mucanga hariya Tanzania, mu mujyi ntabashije kumenya neza uwo ari wo, kuko Tanzania murabizi ifite amazi ahantu henshi, bagiye bafite amabici agiye atandukanye. Ubusanzwe uyu muhanzikazi yatangiye muzika aririmba gospel cyangwa se indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse ntabwo ari nawe wenyine, kuko abahanzi benshi dufite usanga baragiye banyura mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ubundi bakaza kubideviya bakabona kujya muri sekira. Abenshi majorite y'abahanzi benshi dufite usanga barabanje kunyura muri gospel bazwi, ariko avuga majorite mukambwirana babandi nyine bakiri hepfo iyo ngiyo bakirwana no kuzamura umutwe. Rero ibi ngibi kuba uyu mukobwa yarabanje kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, biri mu bintu byatumye byabaye nk'ibisembura benshi bakomeza kugenda babigarukaho, bavuga bati ukuntu aririmbaga ibiki n'ibiki n'andi magambo menshi agiye atandukanye. Ariko nyine of course icyo gihe nyine imbara muri gospel yitwaraga nk'umu gospel, ubu ngubu bari
muri sekira, agomba kwitwara nk'umuntu uririmba sekira. Ni nayo mpamvu rwose ubona yirekuye ntacyo biba bimubwiye. Uw'abandi rwose ku gakariso ke k'umweru harimo utudomo tw'umukara n'agasutiye k'umweru karimo utudomodomo tw'umukara, kuri rayibani ze z'umukara, ahagaze mu mazi rwose ubona ko ari ku mazi, yambaye imyambaro yo ku mazi. Sasa wagwan, kubera iki muri gutuka undi mwana? Kuki mumubwira amagambo mabi? Kuki muri kumubwira ibintu byinshi kandi ari ku mazi? Iyi niyo myambaro yo ku mazi, niko abazungu cyangwa abera babitwigishije, kuko ibi ngibi ntabwo byahoze mu muco wacu, ibi byazanywe n'abera. Ni imyambaro yo ku mazi Alyne yari yambaye. Hanyuma ibi byagiye bigarukwaho n'abantu bagiye batandukanye, buri wese yagiye afite uko yabyakiriye, ndetse nawe uri gukurikira iki kiganiro nawe ufite uko wabyakiriye cyangwa ufite uko uri buze kubyakira ukimara kubona uyu muhanzikazi, umunyarwandakazi mu mwambaro nk'uyu nguyu. Wowe ufite uko ubibona, jya aho ngaho muri comment, banza ukore subscribe. Numara gukora subscribe ujya aho hasi muri comment uduhe igitekerezo cyawe. Wowe urabyumva ute? Ibi urabona hari icyo bitwaye ku munyarwandakazi? Cyangwa se nawe ujya ubyambara? Washobora no kubyambara cyangwa waha uburenganzira umwana wawe akabyambara? Jyaho muri comment dutubwire. Niyo mpamvu tugiye guhita dusimbukira muri comment zigiye zitandukanye ziri kuri Instagram ya Alyne Sano, aho bagiye bamubwira ibintu bigiye bitandukanye kuri aya mafoto. Ni ubutumwa bugiye butandukanye, hari ababishimye, hari n'abatabishimye, ariko reka turebe. Ni ubutumwa bwinshi, hari ubutumwa bwinshi cyane burenga 100. Ntabwo bwose twahita tubusoma, ntabwo byadushobokera ko tubusoma, ariko byibuze turarebamo bumwe. Ni ubutumwa bugera kuri 150 burenga. Urumva ntabwo bwose twabusoma, ariko turareba byibuze ububanza, nk'uko muri no kugenda mubibona namwe aho ku screen yanyu cyangwa ku matelefone yanyu. Umuntu wa mbere wakomantinze kuri aya mafoto ya Alyne Sano ni uwitwa Phil Peter. Nawe ndaje ngubwira ibyo mukanya. Witwa Phil Peter yagize ati, abo bahagaze inyuma yawe ni abahungu cyangwa ni abakobwa? Abaza Alyne Sano. Alyne Sano ahita akora icyo bita reply. Akiriplayinga yaramubwiye ngo great point, iyo ngingo irakomeye. Noneho nyimara gusoma ibyo ngibyo, umuriro mu mashini nawo ugahita ugira ngo nwa. Umukobwa witwa umwari 9 Divine yahise aza akomerezaho, agendera ku byo ariplayinga ku byo Phil Peter yari amaze kubaza Alyne Sano. Abaraje abarihanukiriye uyu witwa umwari Divine rwose, abagize ati, mushyukwa ndende ariko uyu ntawe yatera apeti. Mwari Divine ko numva harimo akantu ngo mushyukwa ndende ariko uyu ntawe yatera apeti. Urabizi neza ko ntawe yatera apeti Divine. Nyuma ya Divine witwa Philos yaje nawe ariplayinga n'ubundi kuri ibi bya Phil Peter yarabajije. Ati, uturutse ku ruhande wapfa kugenekereza, ariko uri guhinguka uturutse hasi bisaba gukanurirayo, guhengerezayo cyane. Abantu baba kuri iyi mihanda rero murashimisha kweri. Guturutse ku ruhande, witwa Philos wati uturutse ku ruhande wapfa kugenekereza, ariko uri guhinguka uturutse hasi bisaba gukanurirayo, guhengerezayo cyane. Yes, witwa K John Wakabi nawe umunyamakuru ati, kanikorere zoom. Ati, kanikorere zoom kuri aya mafoto ya Alyne. Witwa Isimbi Angel Beyonce ati, ubu abagabo bazuminze ntako batagize. Abagabo bazuminze, buri kubwa abagabo bari kuzuminga Isimbi we. Witwa Ernest we ati, mama shege.
wicaroye ngo mama shenge wicaroye gome. Ndabona ntazi ururimi ko rwanditse neza ariko muri kubibona aho ngaho munsi. Hanyuma witwa General Benda, uyu ni umubyinnyi we, yagize ati burya urimo Sano we. Ati urimo Sano we. Comment nyinshi zigiye zitandukanye. Witwa Irene on top we yagize ati abazuminze mwese muteranire aha dufite abazuminze mwese muteranire aha dufite inama. Abazuminze bagiye kubajyana mu nama. Witwa Olga Umulisa we yagize ati she's not only African beauty but also American girl. Ugenekereje mu kinyarwanda Umulisa yavuze ati ntabwo ari ubwiza bw'umunyafurika gusa ahubwo ni n'umukobwa w'umunyamerika. Uyu witwa Pasi we ati ntabeshyuri mubi pe ukuri kuraryana ihangane. Muvandi ntabwo uko ni ukuri. Riga buriya ubwiza bw'umuntu nabwo buterwa n'uri kumubona. Wowe ushobora kuba wabonye ari mubi nyamara abandi bari kubona ari mwiza. Ubundi baravuga ngo buri wese n'izuba imbere y'uwamurikira. Witwa Akasamutwe we yagize ati ko numva mwashyushye ni ibiki birenze, mwagira ngo se ajyane jeans mu mazi? Njye ndabona nta byadanje kuko wayambariye aho wagombaga kwambarira rata Alyne Sano we. We love you kandi njye nkunda ko uri umusirimu utitaye ngo baravuga ngo iki na ngo iki. Niko witwa Kasamutwe we. Hanyuma uyu witwa Mugwaneza Oscar we yagize ati sha warabyibushye buno ryaraje, ababona ko Alyne Sano yazanye ibuno mu mpe like ubundi twimanukire. Jimmy nawashyizeho like yaho ngaho. Uyu ati akose mana ka Sano maye hari ubwo ntasoma we none yagize ati ibyo ko numva bikaze, cyakoze wa mukobwa ufite ibindi yarengejeho ntago nabivuga, ubwo namwe muza kwisomera ibyo ari byo. Uyu witwa Puzzle Official we yagize ati yego ko rwese abahizi twataramye, nizere ko perezida wa korale aguhanze amaso. Uyu we yabizanyemo na korali. Ati hahise haza witwa Sami asubiza uwitwa Paz ati gahangwa amaso n'amarembo y'ikuzimu. Aho ngaho ni naho nsoreje komenti ziri kuri iyi foto ya Alyne Sano. Ni komenti nyinshi nababwiye, komenti zirenga 450 zagize icyo zivuga kuri aya mafoto ya Alyne Sano, ariko of course buri wese afite uko abyumva cyangwa buri wese afite uko abitwara bigendanye n'imyemerere ye. Ariko nyine nabyo biba bigomba kunyuramo. Nawe jya muri comment utubwire, jyaho muri comment banza ukore subscribe ubundi uhita ujyaho muri comment utubwire wowe urabibona ute, urabyumva ute, ubundi hari ishyano yakoze. Ibi ngibi si ibintu bisanzwe cyangwa ntabwo bisanzwe. Aho muri comment utubwire uko wowe ubifata. Reka twikomereze tuhite tujya kuwitwa Phil Peter. Uyu nguyu akaba ari umuhanzi, akaba umudj, akaba MC, akaba umunyamakuru. Hanyuma ibyo byose bikaza biherekejwe nuko yize n'ubuganga. Buriya Phil Peter yize ubuganga, yarangije ubuganga. Surumva ko ari umutete. Guys, kandi ubasanga bari aho ngaho wicaye utegereje ngo uzakora ikintu kimwe gusa ngo ubone amafaranga. Ibintu byarahindutse, mujye mukora ibintu byinshi bitandukanye. Umunsi ugira amasaha 28, uryama amasaha 12 nkandi. Abantu urabona bafite imirimo 5, bafite imirimo 7, wowe uri aho ngaho ucungiye ku kintu kimwe. Reka twigendere kuri Phil Peter. Kera kabaye mwaravuze, mwaratutse, mwagize mute, Phil Peter kutarongora.
ariko kera kabaye. Ubu ngubu amakuru yizewe dufite hano kuri Irumva Sport and Entertainment, niho hantu hambere ugiye kumva iyi nkuru, abandi bose uzayumvana bizaba ari nyuma y'aha ngaha. Tubifitiye fact yuko Phil Peter ari mu myiteguro yo kurushinga. Ni ibintu biri gukorwa mu ibanga rikomeye cyane. Nimba munakurikira uyu musore murabona ko ibintu by'imbuga nkoranyambaga n'ibintu ari gusa nk'aho ari kugenda abigabanya, nyuma y'uko channel ze azihidinze bikitwa ko bazibye, kubera ko murabizi ko ariyo kata yo gutwika. Nyuma y'uko channel ze azihidinze, no ku mbuga nkoranyambaga ntabwo agipostinga cyane nk'uko byahoze. Ntabwo ariko kuba atagipostinga ari byo twagendeyeho, hoya twe amakuru turayafite ya nyayo. Phil Peter ari mu myiteguro yo kurushinga. Ni ibintu biri gukorwa mu ibanga rikomeye cyane, ndetse ubu ngubu yamaze kwambika impeta umukobwa w'umunyamerika bitegura kubana. Uyu mukobwa ni nawe watumye mutabona Phil Peter aserebura isabukuru y'amavuko, bitewe nuko bayisereburanye bari bari kumwe ahantu fulani uwa babiri. Ni mubyibuke neza, ubundi Phil Peter agirira isabukuru rimwe na Alyne Gahongayire, sinzi n'ikindi cyamamare, ni ibyamamare nka bine gutyo bagirira isabukuru umunsi umwe. Rero akenshi mu bihe byatambutse iyo babaga bagize isabukuru, hari ukuntu rwose wabonaga ko imbuga nkoranyambaga zahiye kabisa. Ariko kuri iyi nshuro Phil Peter we yari yabibese, hari ukuntu kwaje umutambukanyi yari yamwibetanye, baragenda bayisereburana ari uwa babiri, bagaruka ibintu byararangiye bucececwe. Reka rero nguhe kamwe mu gafakte kuko Phil Peter ari gutegura ubukwe. Mu kwezi gushize kwa kabiri, mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri, twahuriye mu nyubako ya Chic hano mu mujyi wa Kigali. Njyewe ubwanjye, nta wundi muntu, njyewe ubwanjye. Ariko namubonye mbere, mubonye muri parikingi, mpita ngira amatsiko yo kumenya uyu mutipe, uyu mustari aje mu yihe deal hano. Aparika imodoka muri parikingi, ntegereza ko ari buve mu modoka, ntiyavamo. Ngiye kubona mbona haje umutipe w'inzobe gutyo ukuntu, ntari buvuga amazina ye. Umutipe w'inzobe ukora muri imwe mu mabijuteri akorera hano mu nyubako ya Chic mu mujyi rwagati. Uwo mutipe yaragiye afungura imodoka ya Phil Peter yicaramo, sinzi ibintu baganiriye. Arongera arasohoka asubira muri bijuteri, afata sample y'impeta, zitandukanye, aragenda asubira muri ya modoka ya Phil Peter, arazimwereka. Ubwo bitewe ubwo urumva yari yamubwiye ubwoko ashaka, uko igomba kuba imeze n'iki. Umusore Phil Peter ashimamo iyo ashima, aranayegura, yishyura amafaranga nyavugera. Kanyagira ibanga uwo mukobwa w'abandi mutazajya kumuca urutoki, ariko nayo ndayazi. Yishyura amafaranga y'iyo mpeta, arangije uwo musore ava mu modoka. Phil Peter akata imodoka aragenda. Ravafo, yaravafo ye abayizi, murayizi. Njye nahise ngira amatsiko yo kumenya uyu mutipe ari kudiringa iki na Phil Peter, kuki yanze kuva mu modoka ahubwo akamusaba akamusangamo.
niko kazi kacu nk'abanyamakuru nyine. Naragerageje ndakurikirana ninjira muri iyo bijuteri mbaza ibyo ari byo, mbaza wagwana uko bimeze, mpavanye amakuru atariho ivumbi. Guys, nta muntu ujya utuma undi kumugurira impeta, ntibibaho, ntago bibaho. Nta wundi muntu wari uri kumwe na Philipita muri iyi modoka yari wenyine, nta wundi muntu. Ibaza ariko watuma umuntu ngo jya kungurira impeta nzaporopoza mosheri wanjye, bibaho? Ako kantu gatekereza. Indi factor ya kabiri, ni factor ya kabiri rero, kubera ko nyir'ubwite nawe atifuje ko ibi bintu bijya mu itangazamakuru, niyo mpamvu ari kugerageza kubihisha uburyo bwose bushoboka, ariko ni ku busabe bw'umukunzi we. Umukunzi wambwiye ati wowe uri umusitari, njye ntabwo ndi umusitari, ntabwo nifuza kwibona ari njye mutwe w'inkuru ku bitangazamakuru byose byo mu Rwanda, ku ma YouTube channel yose, ku ma televiziyo yose, ari njyewe. Mbabarira, ibi bintu ni secret. Niyo mpamvu natwe ibindi bisigaye reka tube dukomeje kubagirira ibanga, ariko uko iminsi igenda murajya mugenda mubibona hano kuri Irumva Sport and Entertainment. Nicyo tubereyeho, nicyo twaziye kugira ngo tubabwire ntabwo twebwe twibanda ku matiku. Nta matiku uzigera wumva hano, nta bintu byo gutukana uzigera wumva hano. Ni inkuru zifite fact gusa, tuvuga ibyo dufitiye fact. Ntabwo twebwe tuje guhangana cyangwa guteza amatiku mu bantu. Iyi nkuru ni inkuru mamo, umunsi, itariki ubukwe buzaberaho bwa Philipita ntabwo iramenyekana, biracyari ibanga, ariko nukora subscribe aho ngaho vuba cyane nabyo turaje tubikubwire, kuko turi kubagenda runono kugira ngo tuzabemo nk'uko tubaye aba mbere mu kubabwira iyi nkuru. N'ibindi bisigaye nabyo nitwe ba mbere tuzagenda tubibamenyesha. Ngayo nguko yamaze gupropoza, igihe ari cyo yamaze gupropoza, yamaze kwambika impeta umukunzi we. Ahubwo reka nguha akantu ushobora kuzamenyeraho umukunzi wa Philipita, umukobwa ujye kurushinga na Philipita. Igihe cyose uzajya umubona ahantu ari kumwe n'umuntu, uzajya uhita ureba ku maboko. Ubwo navuga of course umukobwa ari kumwe n'umukobwa cyangwa abakobwa, uzajya ubareba neza, urebe ku maboko, uzajya ureba neza, urebe ku ntoki, urebe ko wambaye impeta nshyashya ukuntu iburiya. Ubwo wazashiduka uhise umumenya. Mwakoze cyane. Ni Irumva Sport and Entertainment. Kora subscribe ubundi dusubire.